bakwandikiye amatangazo bakagusebya, reka nkubwire ngo bagiye kuyamanura. Bagiye kumanura aya matangazo, bayamanitse utabatumye, umva bagiye kujya ku karubanda mbere yawe. Wa mugabo we bagiye kujya ku karubanda mbere yawe. Ariko mana tope esta ya bone ndikumva naguruka. Etopesta niwa Jezi erewa zope urimando yasika urigere uhiga n'ibizabura, abakurwanya barakomeje, ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha. Uramenye ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze. Amahanga yose yo mu isi ahagurukiye kukugwanya, barakora inama bwihishwa ngo barashaka kuguhitana. Bazakubona bazagukura hehe, ko Imana ari yifite urufunguzo. Nawe bisigaye genda ubyikemurira, ariko Kristo afite imbaraga zikomeye. Reka nkubwire ngo Yesu ari mu kazi. Iyo ari mu kazi, Imana ikuntumyeho ngo nize ngubwire ko iri mu kazi, irimo irakugwanira byanyine no kuburiho. Hari benshi batambutse urabyumva, hari benshi bavuye mu mubiri, abo tumvishije wabumvishe kuri radio cyangwa wumvishe babikubwira. Yesu akugirane, ariko wowe ntacyo watanze kugira ngo uburiho. Ni imbabazi z'Imana, n'urukundo rw'Imana, n'ugukomera kw'Imana. Zayibone topenevo ko Imana igufiteho umugambi. Yesu reka nkubwire ngo ari mu kazi, afite imbaraga zo kukugwanirira, afite imbaraga zo kukunesha. Ariko haleluya, Imana ishimwe cyane. Tope esta ya bonesi. Nyamara nta muntu wabashije kwiruka ku munyamugisha ngo azamufate, agwa ruhabwa ataramufata. Yesu akugirira neza cyane, Yesu akwambika imbaraga. Yesu yarakuntumyeho ambwira ngo komera uhumure. Wahuye n'intambara nyinshi, wahuye n'ibibazo, uhura n'ibyagukomerekeje, ariko Yesu aje kukomora. Ubu buhanuzi tokenevoniyanse niba ukugera, wongere wumve Imana, wongere wumve umwuka wera. Hari abantu bamaze gutakaza umwuka wera, ariko uyu munsi wa none reka nkubwire ngo Imana ikugarurire agaciro k'umwuka wera, kandi burya agaciro ni umwuka wera. Yesu aguhereza umuntu wo kukureberera, marayika gukore ku maso kugira ngo urebe ibiri imbere yawe, urebe ibiguhiga, urebe ibikurwanya. Bikurwanya birahari, ariko agaciro karimo nuko Imana ikomeje kukurwanirira. Amen. Vugire ngo amen. Yesu agufashe cyane, agaciro gahari nuko Imana ikomeje kugira ute kukurwanirira. Iyo avuganye nawe cyagi, iyo kurengeye cyagi, niyo ikomeje kongera kukurengera. Tejwe n'imiryango, hari abantu bakomerekejwe n'ababyeyi, ariko ibyo byose Imana irabizi. Iyo riri kuvuga ngo ni muhumure, irimanukiye ije kongera kugenzura, kandi ije kongera gukora iby'imbaraga. Ariko Mana tope estance hele wazope esta ya bonesi. Yes, hele wazope esta ya bonesanse gustine voside gusti. Muri ndaravuze ngo ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaziye. Amen. Hariho guhimbaza iki? Hariho guhimbaza Imana. Imana ikugirire neza. Yesu yongera kwinjize mu byawe, Yesu yongera kwinjiza mu mugisha. Wahuye na byinshi byagukomera. Amanitse amatangazo bagusebya, bagiye kuyamanura utabatumye, bagiye gushimira yaguhamagaye kubera amashimwe. Ugiye gutambutsa imbere y'Uwiteka kubera amashimwe, ugiye gutambutsa imbere y'Uwiteka. Haleluya. Abamanitse amatangazo bagusebya, bagiye kuyamanura utabatumye, bagiye gushimira yaguhamagaye kubera amashimwe, ugiye gutambutsa imbere y'Uwiteka.
murakoze. Imana ibaha umugisha. Urakoze bunyamakuru kunyakira. Hanyuma reka dusenge. Mana turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga kandi ufite imbaraga zihagije. Tope Esther Yabone, turakwemera, uri mando ya sika rigirere hene wazope Esther Yabone sanse. Turagushimiye Mana, wowe wabaye mu ruhande rwacu. Hari benshi bitabye Imana, ariko twebwe twitabye tukiri bazima, tugihumeka umwuka bazima. Si uko twabarushaga gukiranuka, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi watugiriye. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Nutwemerere muri uyu mwanya abantu bagiye kumva ijambo ryawe, bacitse intege, batendaburitse, basubiye inyuma, abo bose ubakomeze ubarengere, kandi ubwiza bw'Imana bo bagarukeho. Ineza yawe ibane nabo. Nyakubahwa Imana, hari abantu benshi bagiye bahura n'intambara, bacibaza uburyo babona ubutabazi, ariko data wa twese ushoboye byose, nyakubahwa Imana, afite imbaraga zihagije zo gukemura ibibazo byananiranye. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze, gumana natwe muri ibi biganiro. Abantu badutega amatwi ubahe kurizirikana, ntibice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi. Abantu bari hanze mu bihugu bitandukanye, iri jambo ryawe ribagereho kandi rigere ku ngingi y'imitima yabo. Izina ryawe rishimwe. Urakoze kubyumvishe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma reka turirimbe indirimbo ya 385. Turaririmba nk'ibice bibiri byonyine, hanyuma ubundi tubane mu mwuka. Haleluya. Amen. Tubane mu mwuka, tubane mu masengesho. Ubu ngubu tuvuga nubwo turi kuvuga ijambo ry'Imana, ariko turimo turasenga. Amen. Murinzi wemenya sigihe iwacu se nimuhere atijo rogishimye cyane buracyahanyuma. Ntukarire ukomeze nurorere kwiringira kugezi uzagerayo ku munsi uhoraho. Kugezi uzagerayo ku munsi uhoraho. Murwanyi wacungira nawe ansubiza itonze ati doruru gamba ruzashira guma mu ntambara. Ntubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabo n'igihembo cyiza nidutabaruka. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi yari ari gusenga, uyu muririmbyi yari yuzuye umwuka wera, uyu muririmbyi yari ari mu bihe byo gusenga, uyu mwuka wera yari arimo yuzura umwuka wera. Arangije aravuga ati uko byagenda kose, aragenda abwira murinzi, aramubwira ngo murinzi we menya sigi iwacu se ni muhero. Murinzi arangije aramubwira ngo mwijoro ryijimye cyane buraca hanyuma. Haleluya. Amen. Murinzi we menyesha igihe. Yari ari kubaza murinzi, aramubwira ngo murinzi we menyesha igihe iwacu se ni muhero. Murinzi aramubwira ngo mwijoro ryijimye cyane buraca hanyuma. Bishatse kuvuga ngo mu ntambara, mu bibazo, mu bigeragezo buraca hanyuma. Kandi ufite intambara, ufite ibibazo, ufite ibigeragezo, wabuze uwakurengera, ufite inzara, ariko Yesu aravuze ngo buraca hanyuma. Umuririmbyi arakomeza arasenga, arakomeza yuzura umwuka wera. Tope Esther Yabone ele wazope Estance. Arangije aravuga ati uko byagenda kose reka ngende mbaza na murwanyi. Aragenda abwira murwanyi ati murwanyi we cyo mbwira nawe. Ansubiza yitonze ati dore urugamba ruzashira ariko guma hehe mu ntambara. Haleluya.
Imana ijya yemera ko duhura n'intambara, Imana ijya yemera ko duhura n'ibibazo, Imana ijya yemera ko dukomerekera mu murimo, Imana ijya yemera ko duhura n'ibyadusitaza. Hele wazope estanse, ariko none harangije aramubwira ngo urugamba ruzashira ariko guma mu ntambara. Bivuga ngo ntabwo uzahora mu ntambara, ntabwo uzahora mu bibazo, ntabwo uzahora mu bigeragezo. Imana izakugwanirira, izagushiramo akatamo. Hari kiravuze ngo noneho rero tope estanse tayibone sire gustine vosansedo uri grere uri mando ya sika. Imana ishimwe. Wahuye n'ibyagukomerekeje, ufite igikomere umaranye igihe, nta wundi wakomora, nta wundi wasana umutima wawe. Wahuye n'intambara, ariko reka nkubwire ngo rata Yesu ajya ashiramo akatamo, yarangiza akakugwanirira. Imana ishimwe. Haleluya. Tope estanse. Reka ngubwire uburyo Imana ijya ikurwanirira. Imana ikuntumye ikubwira ngo gishiramo akatamo. Tugiye gusomana ijambo ry'Imana, wumva uburyo Imana ijya iturwanira, uburyo Imana ijya iba mu ruhande rwacu ikaturinda tutabigize mu ruhare. Anko wawe ntiyakurinda, ntiyakemura ikibazo ufite, yagikemura uyu munsi n'ejo akagikemura, ariko icyumweru nticyashira gikemura. Akubwira ngo nawe bisigaye genda ubyikemurira, ariko Kristo afite imbaraga zikomeye. Reka ngubwire ngo Yesu ari mu kazi. Iyo iri mu kazi, Imana ikuntumyeho ngo nize ngubwire ko iri mu kazi, irimo irakugwanira byanyine no kuburiho. Hari benshi batambutse urabyumva, hari benshi bavuye mu mubiri, abo tumvishije wabumvishe kuri radio cyangwa wumvishe babikubwira. Yesu akugirane, ariko wowe ntacyo watanze kugira ngo uburiho. Ni imbabazi z'Imana, n'urukundo rw'Imana, n'ugukomera kw'Imana. Zayibone topenevo. Yesu akugirire neza, Yesu aguhaza ibyiza, yongera kuzuza umunezero. Nyamara umunezero warabuze, waraturotse, wavuye mu rugo rwawe uragenda kubera ibibazo, kubera intambara, kubera ibigeragezo. Reka nkubwire ngo uje kukugwanirira arahari, aje kukuneshereza. Yesu akugirire neza cyane. Birashoboka ko bibazo by'ubukode bimeze nabi, wabuze amafaranga, ariko Yesu afite imbaraga zo gukemura ibyananire. Navuze ngo ibyo byose Imana ijya ibyemera, ariko hari uburyo ijya idushiriramo akatamo, yarangiza ikaturwanirira, yarangiza ikaturengera. Hanyuma reka nongere ngubwire ngo iyeri iri mu kazi. Imana ishimwe. Muririmbyi umwe arangije aravuga ngo ibiguhiga ntibizabura, abakurwanya barakomeje, ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha. Uramenye ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze. Amahanga yose yo mu isi ahagurukiye kukugwanya, barakora inama bwihishwa ngo barashaka kuguhitana. Bazakubona bazagukura hehe, ko Imana ari yifite urufunguzo, nta wundi ufite urufunguzo. Ijoro rigeze mu gicuku, uwo mwami abura amahoro. Uko amasaha agenda yicuma, uwo mwami abura ibitotsi. Ahengamye ntiyabibona, yubamye ntiyabibona, agaramye biba akarusho. Yigira inama yo gusoma ngo atari ibitotsi. Arasoma, 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 asomamo Morodekayi wamuburiye byakomeye. Inzira zose zigeze i Roma we, ridaharuye yahagera. Guhiga cyane Morodekayi nibyo byamugejeje mu gikari. Ariko haleluya, guhiga cyane Morodekayi, ariko ndikumva navuga izina ry'umuntu, ariko noneho tapo elewa zope estayabone. Guhiga cyane Morodekayi nibyo byamugejeje hehe mu gikari. Mumvugire ngo amen. Oh haleluya.
ubwo byari bibaye itegeko umwami ari ubivuze ifarashi arayizitura afashe mikoro ku munwa avuga asanuye Kenya amenye umuhogo wasaraye agarutse ati byakomeye umwami ati ndategetse arongera ati ndategetse uwagambaniye umugabo nibamufate bamumanika agasuzuguro kavaho inzira zose zigeze i Roma. Haleluya, amen. Bahamani bajya mu kiriya Abayuda ingoma zivuga. Imana ikugire neza cyane. Yesu nashimwe. Birashoboka ko wahigwa cyane, birashoboka ko wakwanga, ariko Imana igufiteho umugambi. Yesu reka nkubwire ngo ari mu kazi, afite imbaraga zo kukugwanirira, afite imbaraga zo kukunesha, ariko haleluya, Imana ishimwe cyane. Tope estaya bonesi. Nyamara nta muntu wabashije kwiruka ku munyamugisha ngo azamufate, agwa ruhabwa ataramufata. Yesu akugirira neza cyane, Yesu akwambika imbaraga, Yesu yarakuntumyeho ambwira ngo komera uhumure. Wahuye n'intambara nyinshi, wahuye n'ibibazo, uhura n'ibyagukomerekeje, ariko Yesu aje kukomora. Imana ishimwe. Amen. Tugiye gusomana ijambo ry'Imana. Tope estance. Ele wazope estance. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Tokene vosaibone. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Kandi nguko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi we. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. 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 Hawa mugabo we, ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza. Wa mubyeyi we, ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Imana ishimwe. Amen. Uyu munsi ndi mu mwuka wo gusenga Imana. Ele wazope esta ya bone sanse gustine voside gusti. Umuririmbyi aravuze ngo ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Yera. Amen. Amen. Hariho guhimbaza iki? Hariho guhimbaza Imana. Imana ikugirire neza. Yesu yongera kwinjize mu byawe, Yesu yongera kwinjiza mu mugisha. Wahuye na byinshi byagukomerekeje, ariko reka ngubwire ngo ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza iki? Yera. Imana ikugire neza cyane. Wowe uri kudukurikirana ku Muremyi TV, iri jambo ry'Imana, ubu buhanuzi, tokene voniyanse, niba ukugera wongere wumve Imana, wongere wumve umwuka wera. Hari abantu bamaze gutakaza umwuka wera, ariko uyu munsi wa none reka nkubwire ngo Imana ikugarurire agaciro k'umwuka wera, kandi burya agaciro ni umwuka wera. Yesu akugire neza cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri hano mu Bami ibice 6, turasoma umurongo wa 16.
kandi ikindi ni mu bami ba kabiri ngende isomero uyu munsi ndi mwuka kwisoma uyu munsi ndasoma Yesu akugire neza cyane kandi Yesu akumere umugisha mumvugire ngo amen. Turi mwisubiramo si ubwa mbere mwumvise iri jambo si n'ubwa kabiri kandi si n'ubwa nyuma turi mu gihe cy'isubiramo. Yesu agufashe cyane byinshi byaratambutse murabyumva indirimbo zaratambutse murazumva bigenda ari ukuza ari gusubiramo warigishijwe warumvise ibintu byose wagize ute warabyumvishe bivuga ngo nta gwireguza uzabona imbere y'Imana. Reka dusomane ijambo ry'Imana wowe warucitse intege reka nongere ngo ukomeze ngubwire ngo humura tugiye gusomanira ijambo twara tuvuze ngo riri mu bami ba kabiri ibice 6:16 haravuga ngo aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Turasubiramo aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana amen mumvugire ngo amen ariko haleluya oh haleluya Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe oh Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe ahara marira wahinduye umunezero ahari bibazo wahinduye umunezero. Nari nshatse kukubwira ngo wahuye n'ibibazo byinshi uhura n'intambara nyinshi ijambo ry'Imana rivuze iki amen riravuze ngo witinya amen witinya wikuka umutima kuko abari turi kumwe babaruta ubwinshi abari kumwe nawe ingabo ziri kumwe nawe ziruta abari kuguhiga ubwinshi. Yesu akugirire neza mumvugire ngo amen Yesu nashimwe cyane oya abari kumwe na ingabo zikugwase ingabo zikugaragiye ingabo ziri kumwe nawe icamba Imana ikaguhumura amaso ukareba ingabo zikugwase ukareba ingabo ziri kumwe nawe ukazireba. Yesu akugirire neza wagenda wemye nta mutima w'ubwoba ufite reka nkubwire ngo Imana ikuntumyeho imbwira ngo ninkubwire ngo komera uhumure wari ufite intambara zikomeye tope esta elewa duhereye hariya ku 8 reka nkubwire icyo Imana ikuntumye Abasiriya umunsi umwe ngo umwami w'Isiriya akoranye inama ngo amaze gukoranya inama ngo arangije ngo umugaragu witwa Elisa ngo arangije yabaga ari kumwe nabo mu mwuka ari kumwe nabo mu mwuka ngo nuko yamara kuba hamwe nabo mu mwuka ngo yarangiza agahita bimenyesha Abisiraheli ngo umunsi umwe rero ngo abwira Abisiraheli ngo nyama nimugende mumanuka nibunaka kandi mugende mujya mu rugerero kugira ngo Abasiriya bataza kubatanga hehe mu rugerero. Mumvugire ngo amen aleluya ngo hanyuma ngo baragenda bajya mu rugerero ngo bagezeyo ngo hanyuma umwami w'Isiriya nawe yohereza ingabo asanga babatanze mu rugerero ngo baragaruka babwira umwami w'Isiriya ngo baramubwira ngo badutanze hehe mu rugerero. Imana itugire neza cyane Yesu aguhereza umuntu wo kukureberera marayika gukore ku maso kugira ngo urebe ibiri imbere yawe urebe ibiguhiga urebe ibikurwanya birahari ariko agaciro karimo nuko Imana ikomeje kukurwanirira vugire ngo amen Yesu agufashe cyane agaciro gahari nuko Imana ikomeje kugira ute kukurwanirira iyo avuganye nawe cyagi iyo kurengeye cyagi ni ikomeje kongera kukurengera amen hanyuma ngo nuko arangije ngo ahita yongera gukoranya inama ngo arababwira ngo mbese ko dukora inama nta muntu uhari ndetse nta n'umuntu uri kutwumva ninde uva muri twe akajya kudutangira amakuru ariko haleluya ninde ugutangira amakuru wowe uri kunyumva ninde ugutangira amakuru wa mugabo we
wahuye na ba Sanibalati, wahuye na ba Tobiya ndetse na ba Geshemu. Abo bose barakurwanya bagutangira amakuru mabi, ariko Yesu ari mu kazi aje kukutangira amakuru mazima. Hari uburyo bagutangiye amakuru mabi, hari uburyo bakuesitaya dopene vasayibon, hari uburyo bakurwanyije, hari uburyo baguhize, ariko reka ngubwire ngo Yeri iri mu kazi. Munyamakuru, Imana iri mu kazi. Tope estanse herewa twahuye n'ibintu byadukomerekeje, bibakomeretsa muri mu murimo, musitara muri mu murimo, ariko reka ngubwire ngo Yesu aje kuvuganira abantu bakomerekeye hehe mu murimo. Yesu akugire neza cyane. Hari abantu bakomerekejwe n'imiryango, hari abantu bakomerekejwe n'ababyeyi, ariko ibyo byose Imana irabizi. Iyo iri kuvuga ngo ni muhumure, irimanukiye ije kongera kugenzura kandi ije kongera gukora iby'imbaraga. Ariko Mana tope estanse hele wazope estaya bonesiri. Yesu agufashe kandi Yesu akugire neza cyane, akwambika imbaraga yanga gutinyure. Hari abantu benshi bamaze gutinya, ariko Yesu agutinyure. Imana ishimwe. Fukire ngo amen. Ngo hanyuma ngo ahita ababwira ati uyu muntu umenya ibyacu atari kumwe natwe akadutangira amakuru, atuye hehe? Aba hehe? Baravuga ati aba mu Isiraheli. Ngo nuko arangije ngo aherako aravuga ati uyu muntu dutangira amakuru, ayohereza y'abasirikare, yohereza y'amagare n'amafarashi, aravuga ngo nimugende mumwishe kugira ngo tuzagere ku migambi yacu. Abamanitse amatangazo bagusebya, bagiye kuyamanura utabatumye, bagiye gushimira yaguhamagaye kubera amashimwe, ugiye gutambutsa imbere y'Uwiteka kubera amashimwe, ugiye gutambutsa imbere y'Uwiteka. Haleluya. Abamanitse amatangazo bagusebya, bagiye kuyamanura utabatumye, bagiye gushimira yaguhamagaye kubera amashimwe, ugiye gutambutsa imbere y'Uwiteka. Haleluya. Mutesi we, abamanitse amatangazo bagusebya, Imana ishimwe, bagiye kuyamanura utabatumye, ndetse bagiye gushimira Imana yaguhamagaye. Imana ishimwe. Ariko nukuri Imana itugirire neza. Wowe bavuze, wowe bamanikiye amatangazo bakagusebya, reka ngubwire ngo bagiye kuyamanura, bagiye kumanura amatangazo, bayamanitse utabatumye, umva bagiye kujya ku karubanda mbere yawe, wa mugabo we bagiye kujya ku karubanda mbere yawe. Ariko Mana tope estaya bon ndikumva naguruka etopesta niwa Jezi erewa zope urimando yasika urigerere tope estanse. Imana ishimwe. Yesu akugirire neza. Hari abantu bagiye bamanika amatangazo, bakagenda basebya abandi, bakagenda babasebya. Reka mbabwire ngo utunga mwene so urutoki rumwe, nawe izi zisigaye ziri kugira ute, ziri kukureba. Nyamara umuvuza basi umwe cyangwa se muri babiri, ariko izisigaye zirimo nawe ziragira ute, zirakureba. Yesu akugirire neza cyane. Abantu mumenye ukuri mwakwisubiraho mukavuga iby'Imana batumye. Yesu akugirire neza. Bantu biyambuye agaciro, nukuri abantu biyambuye agaciro, mwebwe mwiyambuye agaciro, ariko tope estanse tayi bonesi. Hari abantu benshi mugiye kubona bagiye kujya mu magereza, bagiye gufungwa. Imana niba ibatumye ku Banyarwanda, ntabwo ibatumye kugenda ngo muvuge ku bandi. Yesu abagirire neza. Kandi Yesu reka babwire ngo haracyari imbaraga z'Imana, haracyari ubutabazi bw'abantu b'Imana yibikiye.
ariko wowe wabaye Sanibalati, wabaye Tobiya, wabaye Geshemu, reka ngubwire ngo Imana iri kukureba ikababara. Tope Esitaya Boni, hari abantu benshi bikakaje ba elewazo pe Esitaya Boni. Yesu akugirire neza. Wabaye Umusiriya urwanya Abisiraheli, ariko reka nkubwire ngo birashoboka ko ari wowe ushobora kugwa mu gicu cy'abambuzi imbere kuruta uko we yakigwamo. Yesu akugirire neza. Nasomye ijambo rirambwira ngo abanyabwenge baramwaye kuko banze ijambo ry'Uwiteka, ngo mbese ubwenge bubarimo ni bwenge ki? Abantu bigize abanyabwenge, abantu barikakaje. Ngo ahera ko yohereza y'amagare n'amafarashi, ngo barara bagenda ijoro riraca. Etopestaje, Imana ikugirire neza. Ngo nuko ngo bageze muri uwo mudugudu ngo barawugota, bageze kuri uwo musozi barawugota, ngo umugaragu wa Elisa ngo arabyuka, ngo kare nguko abandi babyuka, ngo ageze hanze asanga bagoswe. Ngo asubira inyuma ajya kubwira Elisa, aramubwira tumva nkubwire, batugose ibintu bimeze nabi, twagoswe. Ngo Elisa aramubwira ngo icamba Imana ikagukora ku maso, ukareba ingabo zitugose, ukareba ingabo zingose, ukareba ingabo zigose uyu mudugudu. Yesu ashimwe cyane. Ngo Imana ibimukoze ku maso, ngo hanyuma itabona ingabo zigize ute zibagose. Icamba Imana ikagukora ku maso, ukareba ingabo zikugose, ukareba ingabo zikugose. Wa mugabo we, hari ingabo zikugose, hari ingabo zikugose. Tope estanse de veria side gostinevo. Yesu agufashe kandi Yesu akugire neza cyane. Umwami Imana akurengere. Topa estaya winevo sase de veria side. Ngo nuko Elisa arongera arasenga, abwira Imana ngo Mana, ndashaka ko izi ngabo zihuma amaso. Ngo arangije Imana izihuma amaso. Ngo nuko Elisa arabyuka, ngo aragenda ageze imbere y'izo ngabo. Ngo nuko arazibwira ngo uwo mushaka ntabwo ari muri uyu mudugudu, nta nubwo ari hano. Arangije aravuga ngo nimuze mbagezeho uwo mushaka agize ute ari. Ngo nuko Elisa bajya imbere arabajyana, ngo ariko abajyana ari iki? Ari impumyi. Ngo baragenda bageze ku mwami w'Abisirayeli, bivuga ngo binjiyemo imbere, abinjiza mu gipangu. Ngo bagezemo, ngo hanyuma arongera arasenga abwira Imana ngo Mana, izi ngabo noneho zigira ute zihumure, zireba ahantu zigize ute ziri. Aleluya. Ngo uyu mwami w'Abisirayeli ngo arangije abwira Elisa, aramubwira ngo mbese izi ngabo tuzice tubakorera iki? Arangije aramubwira tumva nkubwire, uwo wafatishije imiheto ukamufata mbiri ntacyo wamutwara. Mu batekere barya banywe, nibamara kurya no kunywa basubira iwabo, baje kuvuga ibyo bagize ute ibyo babonye. Yesu akugirire neza. Bishatse kuvuga iki? Ntukiture inabi umwanzi wawe. Umwanzi wawe niba arakugirire nabi ntukamwiture inabi, ahubwo umusengere. Imana ishimwe. Ngo barabatekera bararya ndetse baranywa, ngo bamaze kurya no kunywa ngo basubira iwabo, baje kubibwira umwami w'Abisirayeli. Mwumve mbabwire iri tangazo. Imana ishimwe. Amen. Twari tuvuze ngo ibigwiga ntibizabura, ibikurwanya ntibizabura, ariko Yesu ari mu kazi. Ngo nuko umwami w'Isirayeli arangije aravuga ngo noneho rero menye neza ko muri Isiraheli harimo iki? Harimo Imana. Haleluya. Uyu munsi we turabona Imana. Amen. Abantu uyu munsi wa none babona Imana. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none ngwifurije kubona Imana. Uyu munsi wa none ngwifurije kubona Data wa twese. N'abapagani umunsi wa none mbifurije kubona Imana. Yesu akugirire neza. Yesu agira hagukura. Wahuye n'Abasiriya barakugwanyije, baraguhiga mu buryo bwose, ariko reka nongera mbabwire ngo igihe Abisirayeli babaga barangaye,
abanzi babo bagira gute? Barabateraga kugira ngo bamenye ko barangaye, nuko abanzi babo bagira gute? Babateraga. Ariko haleluya, Imana ishimwe cyane, mvugira ngo amen. Haleluya, amen. Kandi ikindi, Nehemiya arimo yubaka, Sanibalati yarabimenye, arangije bamutuma baramubwira ngo yewe Nehemiya, manuka duhurire mu kibaya. Nehemiya ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo nta gihe mfite, kuko yaramaze kubitegereza asanga namanuka bazamutsinda mu kibaya. Arababwira ngo nta gihe mfite cyo kumanuka ngo mbasanga aho mugize ute, aho muri, ahubwo umurimo wanjye uracyagize ute, uracakomeje. Imana ishimwe. Yari ari mu gihe cyo gusenga, bishatse kuvuga ngo ukuboko kumwe kwarubakaga, ukundi kukagira ute, kukarwana. Niwubaka utazi kurwana, Tobiya azabisenyera kugira ute, uri kureba. Ariko reka nkubwire ngo hari ingabo z'Imana zikugaragiye. Umugaragu wa Elisa yaratatse, abwirwa ko ingabo z'Imana zimanutse gutabara, ziruta ubwinshi cyane iz'umwanzi. Imana iguhumuye amaso wabona ingabo zikugaragiye, humura ntacyo uzabaha. Ibishinyitse burya nabyo siko bihekenya. Ariko amen. Reka ngubwire ngo ibishinyitse siko bigize ute, bihekenya. Ibikwasamiye siko bigira ute, siko bihekenya. Izo ntare ziraziritswe. Imana ishimwe. Oya, izi ntare ziraziritswe. Topa Estayabone, mwebwe mugambanira abakozi b'Imana. Hari icyo Imana yabavuzeho, hari icyo Imana yavuze ku bakozi b'Imana. Hari icyo Imana yabavuze, n'abanyamugisha. Kandi twamaze kumenya neza ko abanyamugisha batagira ute, batavumika. Amen. Imana yakuntumye rero ngo ngubwire ngo humura, ukomere. Nubwo wahuye n'Abasiriya, wahuye n'abakugambaniye, wahuye n'Abaherode, ariko reka ngubwire ngo iyeri iri mu kazi. Imana igibasha kugwana urugamba, wowe ubwawe utabigizemo iki, uruhare. Izi ntambara zose urimo kugenda ucamo, Imana irazizi. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Tugiye gusenga n'Imana, tugiye gusenga, ariko akarusho tugiye gusengera abafite ibibazo. Uyu munsi wa none Imana yambwiye gusengera ku bantu bafite ibibazo, abantu barwaye, abafite intambara, abafite inzara. Imana yabantumyeho. Eto pestance roveriasiri. Imana yantumye gusengera abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda. Tugiye kubasengera. Imana yantumye ku bantu bari mu kazi ariko bari kugambanirwa kandi babizi. Imana yambwiye ngo nimuhumure, yambwira ngo nimukomere. Imana ije kubarwanirira. Mwebwe ubwanyu ntacyo mwakora, kandi inama zirimo zirakorwa bwihishwa. Hari benshi barimo bagenda birukanwa mu kazi, ariko iyeri iravuze ngo tope Estayabone, elewazo pe estance. Imana iravuze ngo nimuhumure, ije kubarwanirira. Kandi burya rata, aba bari kubakorera inama bwihishwa, niba bashobora kugwa mu gicu c'abambuzi, kubera ko bari bagambiriye kugira ngo wowe ukigwemo, ariko niba bakiguyemo, Imana ishimwe. Reka mabwire ngo iyeri iri mu kazi. Iyeri iri mu kazi. Uyu munsi wa none rwose amazi ndayanywa cyane rwose. Reka mabwire ngo iyeri iri mu kazi. Amen. Amen. Yesu agufatira aho yongera akingura idirisha ryari rifunze, arikiyera yongera irifungure. Dope Estayabone, hari imigisha yawe yakingiranyijwe, hari imigisha yagucitse ubibona, ariko reka nkubwire ngo iyera yongera igaruke ifungure iyi migisha. Nari nkubwiye ngo hari ibyagucitse. Dope Estayabone, Yesu akugirire neza. Hari ibyawe birimo bigucika. Imana yantumye ku bantu bafite imanza, barimo baburana ariko bari kugenda babona imanza zabo bazirya babibona.
Yesu akugirire neza. Imana yavuze ngo umuntu ntiyakuvugira yakurenganya, ariko data wa twese ajya abasha kurenganura abarenganwa. Imana ishimwe. Yambwiye ngo nimbwire abantu bari kurenganywa Imana kwije kubarenganura. Zope estaya bone. Imana yambwiye ngo nimuhumure, Imana ije kubarenganura. Wowe ufite urubanza bari urimo urabona uri kugenda uri gutsindwa bibona, Imana irambwiye ngo iraje ije gukina finali. Tope estaya bone sile gustinevo. Yesu akugirire neza kandi Yesu akwambika imbaraga. Uwiteka Imana kugarukeho, akubera ibyiringiro, akubera umutabazi. Imana ishimwe. Haleluya. Yavuganye nawe cyagihe, yakurengeye cyagihe, na n'uyu munsi ije kukurengera. Reka nkubwire ngo muririmbyi yaravuze ngo abagabo bararutanwa nushaka kubimenye, ariko hari umugabo uruta abo bose. Hari umugabo uruta abo bose. Imana data wa twese aruta abantu bose, ibihangange byose arabiruta. Imana ikugirire neza. Uri muntu ki wowe wambura Imana agaciro? Wowe wambura umuntu w'Imana agaciro? Imana yaramuvuzeho, Imana yaramuhaye amasezerano, kwifuza kumusebya. Imana iravuze ngo abikore vuba kuko nawe abagiye kugusebya bari inyuma yawe. Imana iri kuvuga ngo sebya vuba, nawe abagiye kugusebya bari inyuma yawe baguhanze amaso. Imana ikugirire neza. Tayibone sire. Imana yambwiye ku bantu bakunda kurwara imitwe, ari abantu bamaranye imitwe igihe kinini cyane. Imana yambwiye ngo tope estance tayibone sire winevo sayibone. Hari abantu bakunda kugira ikintu cy'imitwe ngo hanyuma iyi mitwe ikabarya ndetse igakubitira mu maso kureba bikanga. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo iraje kandi ije gukora operasiyo ku buzima bwanyu. Topa estaya bone sire mando ya sika. Uri grere, uri mando ya sika. Tope nevo sanse doveria side gustinevo. Imana yambwiye ngo nimbwire abantu bo hanze. Nabonye abantu bo hanze hari abantu benshi bafite uburwayi bagendana birirwana, ariko Iyera yambwiye ngo hari ubutabazi, hari imbaraga z'Imana. Nakunze kuvuga ko tope estaya abantu benshi barwaye uburwayi bwo mu nda, bandi bakumva mu bitugu, bakumva biremereye, bakumva kugenda wapi, ariko Yesu arambwiye ngo nimbabwire ngo nimuhumure. Nimbabwire ngo nimuhumure, nimukomere. Hari ubutabazi bw'Imana, imbaraga z'Imana zirahari. Yesu araje, aje gukina finali. Tope estance tayibone sire ele wazo penevo sanse doveria side gustinevo etabokenevo. Imana yambwiye ku bantu bari mu kazi hariya muri Amerika barimo birukanwa buri munsi. Imana yambwiye ngo nimuhumure, noneho hari byije gushiraho iherezo. Hari abantu bamaze iminsi bicaye n'akazi mwakira gihugu, ariko Imana iri kumbwira ngo nimbabwire ngo ije kongera gukora iby'imbaraga ku buzima bwanyu, ije kubaha akazi. Yesu estance. Tugiye gusenga. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. 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 Mana data wa twese,
uri grere, uri mando ya sika, uri data mu bumana bwawe, mu butatu butagatifu, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Shigikira abantu bawe bafite ibibazo, dusengera abantu bawe bari mu biro, dusengera abantu bawe bari hasi bakora akazi ko hasi ariko bakabona babagambanira. Twumvishe kuri Imana ishoboye byose kandi kuje gukina finali. Kandi nyakubahwa, dusengera abarwayi kugira ngo ubabere muganga, ubabere dogiteri mu izina rya Yesu. Benshi barivuze biranga, ariko uravuze ngo hari imiti imanutse dope estanse, wowe ujya gukora imirimo n'ibitangaza. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Hari abafite intambara mu itorero, aburabazi uravuze ngo uje kubagwanirira. Hari abafite inzara buje kubagaburira. Mu izina rya Yesu Kristo data wa twese, nukomeze ugumane n'abantu bawe, bashigikire ku manywa na nijoro, wongere ubimane kuko witwa uwera. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze kubyumvishe, ko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze rero umukozi w'Imana, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Namwe murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bongereye imbaraga n'amavuta. Yego. Mutange nimero zanyu kugira ngo bajye babashakiraho, wenda birashoboka ko hari uwagushaka gukeneye kugira ngo umusengere, noneho akagukina kuri nimero zawe. 0788 51 34 65 0788 51 34 65. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane rero namwe abadukurikira ku Muremyi TV, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde, muhahe muronke. Bye bye.